Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza kuri uyu muyoboro wacu wa Yuhi. No munsi tukaba tuje kubabwira indwara y'ikira umubyibuho ukabije, ese n'iki kiwutera, ese twawirinda gute, ingaruka zawo muri make. Mu kiganiro kitarenze iminota 10 nicyo tugiye kubabwiraho. Mbere na mbere, abanyarwanda murabizi ko dufite ikibazo cyane mu byaro, harimo ikibazo cy'imirire mibi, ariko no mu mujyi naho hari imirire mibi. Abantu benshi imirire mibi ntabwo bazi icyo ari cyo. Ushobora kurya ibiryo bikeya bikaba ikibazo, ushobora no kurya ibiryo byinshi bikaba ikibazo. Ubundi indwara y'umubyibuho ukabije ni iki? Indwara y'umubyibuho ukabije ni igihe umubiri wawe muri make uba wari ufite ibinure byinshi cyane birengeje urugero. Rero bikaba ari byo bishamikiyeho izindi ndwara nyinshi bugende tubanyuriramo, arizo harimo diabete nk'uko mugenzi wanjye ku kiganiro gitambutse yabivuzeho, harimo umuvuduko na kanseri zimwe na zimwe ziri kugenda ziyongera cyane zishamikiye kuri iyo ndwara y'umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije rero ntabwo urangwa no kuba ufite ibinure gusa, ubona umuntu ari abyibushye cyangwa ari kwigenda mu muhanda ubona arabyibushye atangiye kuvuga ngo umuntu afite umubyibuho ukabije. Oya, ahubwo hari ibintu tugenderaho nk'abaganga tubyita BMI cyangwa mu magambo arambuye tukabyita body mass index. Body mass index ni uburyo dufata uburebure bwawe tugakurikiza n'ibiro tukabikarikira. Turaza kubereka uburyo tubikarikira, ubundi tugashingira tuvuga ko ese ibiro byawe ufite bihwanye n'uburebure bwawe cyangwa urabyibushye birengeje ukwemera. Iki gihe nibyo tugenderaho dukurikiza BMI. Reka dufata nk'urugero, uburebure bwawe urabuzi, uzi n'ibiro byawe. Ndashaka gufata ubwo uburebure bwawe ukabukuba inshuro ebyiri, igisubizo uri bubone ucyandike ku ruhande. Noneho BMI kugira ngo uyikarikire neza, uraza gufata ibyo biro byawe ugabanye bwa burebure bwawe wakubye inshuro ebyiri. Range igisubizo uri bubone cyandike ku ruhande. Ukurikije igisubizo cya BMI wabonye, ngiye gukomeza nkubwira ibyiciro bya BMI bisanzwe biriho dukoresha kenshi na kenshi. Urahita umenya aho uherereye, ubwo urahita ufata umwanzuro ukurikije BMI wabonye. Nk'undi iyo umaze gukarikira BMI ugasanga iri munsi ya 18.5, icyo gihe tuvuga ko ufite ibiro bikeya cyane. None no kuvuga ngo iyo tumaze gukarikira BMI nanone ugasanga iri hagati ya 18.5 kugera kuri 25.9, icyo gihe tuvuga yuko ufite ibiro bimeze neza, uri mu rugero rwiza. None kuba uri hejuru ya 25.9 kugera kuri 29.9, iyo tuvuga ko ubyibushye. None no kuvuga ngo iyo umaze gukarikira ugasanga uri hejuru ya 30, icyo gihe tuvuga ko ufite umubyibuho urabyibushye cyane cyangwa urengeje urugero, urabyibushye urengeje urugero. Ibyo nibyo tutangiye kuvuga ngo ugeze mu kigero cyitwa abantu dukunda kwita obesity. Nyuma yo gukarikira ushobora gusanga uri mu bantu babyibushye cyangwa babyibushye cyane, ariko ndagira ngo nkuhumurize nimba ukora siporo, nimba uri umusportive ushobora gusanga koko uri mu mubyibuho ukabije cyangwa uri mu bantu babyibushye. Icyo gihe ntabwo aricyo, buri gihe ntabwo tugendera kuri BMI kugira ngo tuvuge ngo ufite umubyibuho ukabije. Ahubwo icyo kwa muganga akenshi bakoresha, bafata metero bagapima inda yawe uko ingana, hano bakareba uko inda yawe ingana. Icyo gihe nibyo dushobora gukurikiza tuvuga ngo ufite umubyibuho ukabije. Dukomeje tubabwira ibintu byatera umubyibuho ukabije, harimo icyo twita genetike. Genetike ni uburyo umubiri wawe uteye cyangwa witwara, warabikuye ku babyeyi bawe. Icyo ni icya mbere. Hakaba harimo n'ikindi cya kabiri, aricyo uburyo witwara, ese nukora siporo, ibiryo urya nabyo bishobora gutuma ugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Hari n'ikindi cya gatatu, imisemburo yawe cyangwa n'uburyo umubiri wawe witwara muri make. Ibyo ngibyo bishobora gutuma ugira iki kibazo cy'indwara y'umubyibuho ukabije. Rero ibyo bintu maze kubabwira uko ari bitatu, ntabwo ari byo bitera umubyibuho ukabije gusa, kuko utariye ntabwo wagira umubyibuho ukabije. Ikintu nshaka kubabwiraho cyane ni ukuri iki cyerekeye imyitwarire, wese uburyo urya, uburyo witwara. Icyo nshaka kubabwiraho cyane tugomba kwitaho, kuko uburyo genetike yawe cyangwa uburyo hormone zawe biragoye ko wazihindura, ariko ikintu ushobora guhindura ni iki cyerekeye cya kabiri, aricyo navuga cy'imyitwarire. Rero ikibazo nk'uko navuga ko akenshi igihe gituruka mu byerekeye imirire. Ikibazo ntabwo ari icy'ibyo urya, ahubwo ikibazo ni ikigize ibyo biryo wariye. Ndavuga ati iyo uriye ibiryo birimo iby'umubiri ukaza gukoresha bike cyane kuruta ibyo wariye, ndavuga ati ibyo umubiri utakoresheje uragenda ukabibika, bikaza ari byo bubika mu buryo bw'ibinure, uko ugenda ubirya igihe kirekire cyane, ariko byo bizatuma ugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ikibazo cyane biriya biryo byo mu nganda cyangwa izo twita fast food, bya biryo bivanze imireti y'amafiriti dukunda
kurya buri gihe abantu benshi cyane, harimo na ziriya fanta, soda. Ibyo ni ibintu bishobora gutuma nyine ugira byakongera ibyago byo kuba wagira iyo ndwara y'umubyibuho ukabije, kuko habamo muri ibyo biryo umubiri wawukoreshamo buke cyane. Mu bintu bishobora gutuma wongerera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije, icya mbere harimo ababyeyi bawe cyangwa bimwe nka genetike. Ni ukuvuga ngo nimba mu muryango wanyu harimo abantu babyibushye cyane, bikongera ibyago byo kuba wagira gute wazagira indwara y'umubyibuho ukabije. Urabizi neza cyane ko uburyo ubyibushye akenshi bikora ku babyeyi bawe, uburyo ibinure bigenda byibika ku mubiri ni ibintu bikurikira mu muryango, ni ibintu bituruka mu muryango. Uburyo ababyeyi bawe babyibushyemo nawe bishobora gutuma ubyibuha muri ubwo buryo. Icya kabiri harimo imyitwarire, uburyo ibiryo urya, ubwoko bw'ibiryo urya. Uvuga ati nimba ukunda kurya ibiryo bitarimo imboga, ugakunda kunywa amafanta y'amasoda, ugakunda kunywa ibintu birimo isukari nyinshi cyane, ibyo bintu bikongera ibyago byo kuba wagira indwara y'umubyibuho ukabije. Ikindi, nimba udakora siporo nawe urabyumva ari ikibazo, kuko iyo ukoze siporo bigufasha kuba watwika ibinure byinshi cyane, umubiri wawe nyine wongerera amahirwe yo gukoresha imbaraga nyinshi cyane wari ukeneye, mu buryo biza kugufasha gutwika bya binure wari ufite ku mubiri. Rero nimba udakora siporo cyangwa wihora wiryamiye mu mubiri bwawe, ukaba unarya muri ubwo buryo nakubwiye, urya ibintu byo hejuru nakubwiye, urumva bikongera ibibazo byinshi byo kuba wagira umubyibuho ukabije. Icya gatatu, harimo indwara zimwe na zimwe, cyane cyane za ndwara zituma uguma igihe kinini mu buriri, cyangwa zituma udakora siporo. Izo ndwara zishobora gutuma ugira umubyibuho ukabije, cyangwa ibinini bimwe na bimwe ushaka kunywa nabyo bishobora gutuma ugira ikibazo cy'uwo mubyibuho ukabije. Icya kane, harimo nko kuba uri umukire cyangwa uri umukene. Birumvikana cyane cyane abakire nibo bakunda kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyane, nibo bakunda kubona amafaranga yo kugura za space food cyangwa za fast food nk'uko dukunda kubyita. Bishobora kongerera ibibazo byo kugira umubyibuho ukabije nabyo. Icya gatanu, harimo imyaka. Urumva iyo umuntu ari kugenda akura, cyane cyane tuvuga nk'urugero abantu bari hejuru y'imyaka ya 50, akenshi baragora gukora siporo, baba bafite n'izindi ndwara zagiye ziza mu buzima bwabo, bigatuma banywa ya miti nk'uko twaza tubabwira hejuru, cyangwa n'izo ndwara zose bikaba byatuma bagira ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Urumva iyo umuntu akiri mutoya aba ari active, akora siporo n'ibiki, ibintu byose bishobora gutuma bitwika bya binure afite ku mubiri, bikamurinda kuba yagira umubyibuho ukabije. Ariko ntibivuze yuko iyo uri mutoya ukarya ibintu birengeje urugero bidashobora gutuma ugira umubyibuho ukabije nabyo. Ibindi bishobora gutuma ugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije harimo kutaryama neza, harimo kugira stress, harimo kuva ku itabi. Ibyo bintu biri mu bintu byose bishobora gutuma ugira umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije ushobora gutera ibibazo byinshi cyane mu mubiri, harimo kugira indwara z'umutima, harimo umuvuduko ukabije, harimo diyabete, harimo kanseri zimwe na zimwe, harimo n'indwara z'amagufwa. Ikindi umubyibuho ukabije ushobora gutera harimo depression. Abantu benshi murabizi ko iyo umuntu abyibushye atabasha kwijyana nko kuri toilette mu gihe afite ikibazo, cyangwa yagira ikibazo bikaba ngombwa ko akeneye ubufasha buri gihe kubera ikibazo cy'ibiro bye. Hari uburyo bwinshi cyane wakoresha wirinda iki kibazo kiduhangayikishije. Uburyo bwa mbere wakoresha harimo gukora siporo, ukita ku mirire yawe. Nimba hari n'indi ndwara urwaye ituma ibiro byiyongera cyangwa imiti uri kunywa, ukagenda ukavugana na muganga wawe ukamugeza iki kibazo cy'uburyo uri kwiyongera ibiro mu buryo budasanzwe, akaba yaguhindurira imiti cyangwa akaba yagufasha. Ndabashimira cyane mwakurikiranye iki kiganiro cyacu kugera ku iherezo, nkabasaba gukora subscription, mukanasharinga ku nshuti zanyu, kandi ibi bintu twigiye muri ino video mukabikoresha no ku buzima busanzwe. See you next video.